Nshuti bavandimwe, mbere y'uko dukomeza icyigisho cyacu, hari akavidewo ngiye gutambutsa nkabareka mukakumva. Harimo amajwi asamira y'urusaku rw'amakamyo atwaye imirambo. Aho ni mu gihugu cy'Ubutaliyani, aho batubwira ko ejo hashize hapfuye abantu 627 icyarimwe. Ibitaro rero byuzuranye, abaganga abafasha b'abaganga barengewe, ntago bakibashije kwita ku barwayi. Ni ukuvuga ngo umuganga arahitamo uwo agomba kuvura kuko abarwayi babaye benshi cyane. Bavandimwe rero, ngira ngo murabona aho ibintu ibihe bigeze. Mwirinde gukerensa, ahubwo buri muntu wese agerageze kuguma iwe mu rugo, kandi mukurikize amabwiriza yose, kandi mukomeze gusenga kugira ngo Imana yacu ikomeze gukora ibyayo. Murakoze rero, ngiye kubareka mukurikirana aka kavidewo murebe. Nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza cyane. Nanone ubuntu bw'umwami wacu bukomeze kubana namwe. Twicishije bugufi tugiye kongera dusenge kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe, Umwuka Wera akomeze kutuyobora muri byose. Mwami wacu, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana y'urukundo kandi uri Imana nziza. Tugushimiye yuko umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo yaje akadupfira, kubw'amaraso ye tukaba twaracunguwe. Ukomeze kutwejesha amaraso ya Yesu Kristo, kandi mukiza mwiza, kubw'amagambo meza tugiye kwiga mu ijambo ryawe, Umwuka Wera akomeze kutuyobora, kandi ukomeze kubana natwe, arushaho kutweza, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Bavandimwe, kubw'ibihe bikomeye turimo, nanone dufite amagambo umutwe w'icyigisho uvuga ngo coronavirusi, ibihe bidasanzwe bidutegereje. Mu minsi yashize mwumvishe ibyerekeranye n'inzige zaje mu gihugu cya Kenya zikarimbagura imyaka, ndetse kugeza ubwo zisa naho zikwira igihugu cyose. Muribuka zarambutse zigera no muri Uganda, ndetse amakuru avuga yuko zishobora kuba zarageze no mu Burundi ho agace gatoya. Twagize amahirwe ntizatugeraho mu Rwanda, ariko ntawe ubizi niba mu gihe gitaha zitazahagera. Reka rero dushimire Imana kubera yuko biriho byose bikomeza kutwigisha. Ibi bihe rero bidasanzwe ni ibidutegurira ibindi bihe bidasanzwe tugiye kwinjiramo. Nk'uko umutwe w'icyigisho cyacu bivuga, coronavirusi, ibihe bidasanzwe bidutegereje. Izo nzige rero, muribuka Yohana yabaga mu butayu yigisha ijambo ry'Imana, hanyuma ibyanditswe byera bitubwira yuko yabaga atunzwe n'inzige. Mu gihe rero inzige twebwe zaje ziturutse mu butayu, ahari se ryaba ari ijwi rya Yohana ryaje rituruka mu butayu n'ubundi, zikaza mu ishusho y'inzige zije kurimbura imyaka, ngo ibyo abantu twashyizeho ibyiringiro bibe bitagifite ibyiringiro. Murabona yuko uyu munsi wa none isi iratewe rwose. Isi iratewe ku buryo bukomeye cyane, ku buryo
ikintu cyose umuntu yishingikirijeho n'icyo umuntu yashyizeho ibyiringiro cyenda kurimbuka cyangwa se kirimbuwe rwose. Akaba ari ahacu kandi dushimira Imana yuko Imana yadufasha tukabasha kurarama kugira ngo abantu bongeye kureba mu ijuru aho agakiza kabo kari. Yesu rero muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 7 haravuga ngo abo bakigenda Yesu atangira kuvugana n'abantu ibya Yohana ati mwagiye mu butayu kureba iki? Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Ariko mwagiye kureba iki? Umuntu wambaye imyenda yorohereye? Erega abambara yorohereye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajyanywe n'iki? Kureba umuhanuzi? Ni koko, kandi ndababwira yuko aruta umuhanuzi cyane. Uwo ni we wandikiwe ngo dore ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izakubanziriza igutunganirize inzira. Bantu b'Imana, muribuka yuko Yohana yari afite ijwi ryaranguriraga mu butayu rikaza rikagera ku baturage bakumva amagambo y'Imana. Ibyanditswe byera nta handi bitubwira Yohana yaba yarakoze igitangaza ngo azure umuntu cyangwa akize umuntu cyangwa akize uburwayi abantu cyangwa se arambikeho abantu ibiganza. Ahubwo Yohana yabwiye iby'abantu kwihana ibyaha no kubireka bagatunganiriza inzira Yesu Kristo akwiriye kunyuramo. Apana ibyo kurambika ibiganza ku barwayi ngo bakire. Apana ibyo gukorera ibitangaza abantu ngo bumve boroherewe mu mubiri cyangwa se bagize akantu k'inyoroshyo. Ahubwo Yohana yabwiye abantu bati mwihane, muce bugufi, mwemere kubatizwa, mujye mu mazi, kandi umwuka wera yinjire muri mwebwe kugira ngo mubone uko mutunganiriza inzira Yesu Kristo. Ariko Yesu biratangaje kubona yaravuze ati mu babyawe n'umugore bose ntawe uruta Yohana. Twebwe rero abahanuzi benshi cyane tubona ndetse n'ababwiriza benshi ndetse n'abiyita yuko bagendera mu kuri abenshi baza batera ubwoba ni abaza bavuga ngo mutuze ngiye kubakorera ibitangaza. Ariko Yesu ntabwo yavuze ngo kubera ko Yohana yakoze ibitangaza byinshi mukamureba yarazuye abantu, mukamureba yarabashije gukiza indwara abantu, nicyo gituma aruta abantu bose mu babyawe n'umugore. Oya, Yohana yarigishaga ijambo ry'Imana abwira abantu, ababwizanya ijwi ry'urukundo rirangurura riturutse mu butayu, abwira abantu kwihana ibyaha no kubireka. Ibyanditswe byera rero biratugaragariza yuko ibihe turimo natwe ari igihe cyo kumva ijwi ry'Imana riri kurangurura riturutse mu butayu. Mu minsi yashize mwararyumvishije ijwi ry'Imana rirangurura riturutse mu butayu rinyuze mu nzige. Izo nzige zabaga mu butayu arizo Yohana yaryaga, zo zaraje ziza ari ijwi ry'urangurura mu butayu, ijwi rya Yohana, ariko riza atari ijwi nyajwi, ahubwo riza ari inzige. Ziraza zitsembatsemba ibyo twari twiringiye byose, imyaka, ibiki byose, ngo dutakaze ibyiringiro ku by'isi, abantu barushaho kurarama barebe mu ijuru. Bavandimwe, ntago tuvuga yuko ibyago biri kuza ku isi ari ibyo kwishimirwa cyangwa se ari ibyo gutuma abantu tuvuga yuko turi mu gihe cyiza, ahubwo turi mu gihe kibi pe, turi mu gihe kibi kandi kidasanzwe. Ahubwo turavuga yuko ibi byago biri kuza ari ibyo bituma abantu basubiza amaso inyuma bagatekereza amategeko y'Imana bari basi. Twongeye kugaruka rero mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo reka duhere ku murongo wa 9. Ariko ubundi ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa twagakwiriye guhera ku murongo wa mbere, ariko umugambi wacu ntabwo ari ukwiga ibimenyetso 6 bimenwa, ahubwo umugambi wacu ni kwiga amagambo tugiye dutoranyamo hano yihariye agendanye n'iki gihe tugezemo. Byahishuwe igice cya 6 rero uhereye ku murongo wa 9 hari amagambo avuga ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5
mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye bicwa nkabo uzuzurira. Reka dusubiremo aya magambo. Ibyahishwe igice cya 6 umurongo wa 9. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorere amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye bicwa nkabo uzuzurira. Bavandimwe, uhereye mu gihe cya Yesu abayeho ndetse n'igihe cyakurikiyeho, umuborogo wakomeje gucura mu isi, abantu bicwa, abantu barenganywa, uburyo bwinshi cyane bwa kinyamaswa butandukanye. Iyo ugiye gusoma mu Baheburayo igice cya 11 ho haratubwira ngo, yemwe bene abo bantu ntibyari bikwiriye ko n'isi bayibamo, kubera kwicwa, kubera umuborogo. Abo bantu rero amajwi yabo ibyanditswe bitubwira yuko ataka n'ijwi rirenga. Hano rero ibyanditswe biratubwira ngo Yohana yabonye munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga. Ndagira ngo mbabwire yuko kugeza n'uyu munsi wa none amasengesho y'abantu basenze mu gihe bicwaga, cyangwa se basenze n'igihe bari bakiriho, ayo masengesho aracyari imbere y'Imana. Uko mubizi, Imana yihoraho. Ayo masengesho rero amajwi yabo aracyavuga imbere y'Imana nubwo bapfuye. Twebweho tuzi yuko iyo umuntu apfuye aba apfuye, kandi nibyo koko ni ukuri. Ariko imbere y'Imana ibyo bavuze nibyo, ibyo bavuze mbere ndetse bicwa, ibyo biba bikiri imbere y'Imana. Imana rero iracyategereje. Batakanaga rero ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri. Ngaho nimwibaze igihe bapfiriye, kandi kugeza n'uyu munsi wa none bamwe bagipfa. Mwibaze ngo, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no guhora abari mu isi? Ikintu gitangaje cyane ubwoba hano no kwibaza no gutekereza nuko ayo majwi ataka avuga ngo, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka? Bivuze ngo uzageza hehe kudahorera amaraso yacu no kudahora abari mu isi? Aha ngaha haravuga ngo kudahora abari mu isi, ni ukuvuga ngo ni abatuye isi bakiriho, ntago ari abapfuye. Iyo myuka irataka ivuga ngo abo bantu bari mu isi, kudahora abari mu isi, uhorere amaraso yacu. Ibyanditswe bitugaragariza yuko abo bantu batuye isi, twe tuyituye, niba dukomeje kumena amaraso, niba abantu bakomeje kurenganya, niba abantu bakomeje kwanga kumva ijwi ry'Imana no kwanga kubahiriza amategeko yayo, mwibuke yuko aya maraso akomeza gutaka cyane avuga ngo uhorere amaraso yacu. Umuntu wese muri bo rero habwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka. Bavandimwe, nubwo abo bantu baruhutse, umubare wabo numara kuzura, isi izuzurwamo n'ibyago bitaraboneka, kuko guhora ko nk'uko ibyanditswe bitugaragariza, guhora ko Imana rwose izahorera ayo maraso, ni ahacu, ni ahanjye, ni ahawe, kugira ngo tube turi mu mubare
w'abatakira hamwe n'aya majwi ari munsi y'igicaniro. Bavandimwe rero, iyo twavuga ni iki? Mu gihe nk'iki ngiki cya coronavirusi, mureke dukurikize amabwiriza atangwa n'abashinzwe iby'ubuzima, ndetse dukurikize ariko cyane mbere dukurikize amabwiriza atangwa na Bibiliya, ibyanditswe byera. Muri Yesaya igice cya 26 umurongo wa 20 hari amagambo avuga ngo, wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe, wikingirane, ube wihishe akanya gato kugeza aho uburakari buzashirira. Bavandimwe, Imana ntago ari ubwa mbere niba uyu munsi wa none tubwirwa kuguma mu nzu, no mu gihe cyashize Imana hari aho yaburiye ubwoko bwayo, ibagira inama yo kuba binjiye mu nzu bakikingirana. Ku murongo wa 21, kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Isi izagaragaza amaraso yayo, kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo muri yo. Bavandimwe, ubu tuvugana mu Butaliyani, munsi washize w'ejo, ahangaha ndi gusoma mu kinyamakuru bita Times of Israel, cyangwa se ibimenyetso bya Isiraheli. Ni ikinyamakuru cyo kuri interinete, muraza muri kukibona. Hari amagambo banditse bagaragaza ibyerekeranye n'umubare w'abantu bapfuye. Ibi byasohotse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2020 saa 2:43 z'ijoro. Baravuga ngo umubare w'abapfuye mu Butaliyani ugeze kuri 627. Imodoka za gisirikare nizo ziri gukoreshwa zitunda imirambo. Bavandimwe, imodoka za gisirikare ntabwo zikiri gutwara abasirikare, ahubwo zirimo gutwara imirambo. Mbese muri kumva ibintu bigeze he? Mu Butaliyani, i Roma, aho tubwirwa ndetse hari n'icyicaro cya Papa, nawe ubwe kugeza ubu ari mu muhezo, ntago ari kujya gusoma misa. Mbese buri muntu wese arakangaranye. Bavandimwe, mureke dusubize amaso inyuma, dutekereze impamvu ibi byose biri kubaho kandi biri kugenda gutya. Rero turongera gusoma amagambo aboneka mu byahishuwe igice cya 6. Nanone uhereye ku murongo wa 12 hari amagambo avuga ngo, nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo. Imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho, muduhishe amaso yiyicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Bavandimwe, aha murumva yuko iki kimenyetso kimenywe, abantu bose habayeho ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye cyane. Ariko umurongo wa 15 hari amagambo akomeye cyane ateye kwibaza. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye b'ingabo
n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Mbese bavandimwe, niba dukomeje kurenganya abantu muri iyi si, mutekereza yuko igihe kitazagera abantu bagashaka aho bihisha bakahabura? Uyu munsi wa none coronavirusi iri kwirukankana abantu bose, umuntu uwo ari we wese, yaba umwami, yaba umutegetsi ukomeye, yaba umutware w'ingabo, yaba uw'imbata, yaba uw'umudendezo, abantu bose badagazwe, buri wese ari gushaka uburyo yabasha kwihisha. Bavandimwe, mureke tugaruke ku byanditswe byera, tugaruke mu mategeko y'Imana. Abantu, buri muntu wese, nk'uko ijwi rya Yohana ryabivugaga, umuntu wese yihana ibyaha bye, kandi umuntu wese atunganyirize inzira z'umwami wacu Yesu Kristo ugiye kugaruka. Ibi byose rero nicyo birimo kuduteguriza, ni nayo mpamvu Imana irimo kwemera ko bibaho. Umugambi rero w'iki cyorezo ni ukugira ngo abantu, uwo ni umugambi wo wa Satani. Aha tumaze kumva umugambi w'Imana ari ukugira ngo abantu barusheho kurarama barebe mu ijuru, naho umugambi wa Satani rero muri iki cyorezo ni uwuhe? Umugambi w'iki cyorezo ni ukugira ngo abantu bave ku izima kugeza n'ubwo bemera gahunda irwanya Imana nk'igisubizo kirambye. Kubera gutakaza ibyiringiro no kubona ibyago biri gutera, abantu baziyungira hamwe mu gusenga ngo basabe Imana ibakize ibyago. Ariko bazahitamo guhatira abantu kuruhuka no kweza umunsi wa Roma cyangwa se umunsi wa mbere w'icyumweru wa dimanche. Aho niho hari ingorane. Bavandimwe, niba musaba abantu kugira ngo babashe gusenga no kwiyiriza ubusa no gutakambira Imana, mubasabe gusenga bagendera mu mategeko y'Imana. Twe guhatira abantu kugira ngo basenge bubahiriza umunsi washyizweho, wikubitiwe n'umuntu ugashyirwaho n'abantu, ahubwo twongere kugaruka mu mategeko y'Imana, tugaruke ku munsi w'isabato kugira ngo abantu babashe gutakambira Imana kandi bagendere mu mategeko yayo, ndetse abantu bongere gusubira no ku rufatiro, bumve umugambi Imana ibafitiye. Umugambi wa Satani ni ukugira ngo atere ubwoba, asunike abantu, abatugatugire mu mfuruka y'ubwihebe, maze nyuma yaho ibyo abasaba gukora babikore batazuyaje. Bavandimwe rero, uyu munsi wa none tuvugana, za leta zo mu isi zafashe umwanzuro wo gusa naho zaka abantu umudendezo, aho umuntu atemerewe gusohoka iwe mu rugo muri za leta zimwe na zimwe zitandukanye, aho umuntu atemerewe kujya ku kazi gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo abantu basabwa kuguma mu mago yabo. Ibi rero natwe turabishyigikiye kubera yuko bizafasha kurwanya gukwirakwira kw'iyi ndwara ya virusi. Ariko ibingibi bavandimwe biri kuduteguriza iki? Ibingibi biri kuduteguriza yuko abantu bose mu gihe kizaza kiri imbere bazahatirwa kugendera ku murongo umwe uzategekwa na za leta zo mu isi, biboneka mu Byahishuwe igice cya 18, Byahishuwe igice cya 13 uhereye ku murongo wa 11, ariko mu mirongo isoza nko ku murongo wa 15 kugeza kwa 18 bavuga ngo iyo nyamaswa izatera bose, aboroheje n'abakomeye, b'imbata n'abo umudendezo, gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, kugira ngo umuntu wese utagifite ye kwemererwa kugura cyangwa kugurisha, keretse afite ikimenyetso cya nyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Ibyanditswe bikatubwira ngo ubisoma byitondere, kuko aha ni ubwenge buri, kuko umubare w'iyo nyamaswa ari 666. Bavandimwe rero, ibi ngibi biri kubaho rwose ni intangiriro yo kuramukwa. Ntabwo ibyago 7 ndetse ntabwo byari byisuka, ahubwo ibyago 7 biri hafi kwisuka. Ahubwo iyi coronavirusi iri kuduteguriza, cyangwa se Imana iri kudukoresha exercice, cyangwa se iri kudukoresha umwitozo wo kugira ngo mu gihe gikomeye ubwo abantu bazaba bamaze kwamburwa uburenganzira kugira ngo babashe baramya umuntu, baramya abantu,
aho kugira ngo baramye Imana. Mbese igihe tuzaba twangiye kugura cyangwa kugurisha, mbese igihe ibyago bizaba byateye mu isi, mbese abantu bazahungira hehe? Mbese bavandimwe, uyu mwitozo duhawe n'Imana cyangwa se iyi exercice duhawe n'Imana kugira ngo tubashe kwitoza igihe cy'akaga kiturindiriye, mbese bavandimwe turimo kuwukurikiza cyangwa se turi kugendana n'ibyanditswe byera kugira ngo tubashe kwakira neza ibyo Umwuka Wera yashakaga kutubwira? Nahawe nahanjye kugira ngo dukomeze kuzirikana icyo Umwuka Wera ashaka kutwigisha. Dusomye rero mu Byahishuwe igice cya munani uhereye ku murongo wa mbere, hari amagambo avuga ngo ikimenyetso cya karindwi kimenwe. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Mwihangane, ni mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8 kugeza kwa 9, hari amagambo avuga ngo abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Umurongo wa 9 ni kuvuga, bavandimwe rero murabona yuko icy'ingenzi ari uko umuntu wese izina rye ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Bitari ibyo, mu gihe gikwiriye, ubwo ibyago bikomeye cyane bigiye gukomeza gutera isi, uyu munsi wa none turi guterwa na virusi, ariko mu gihe gikwiriye, mu gihe kidatinze, tugiye guterwa noneho n'umuntu, tugiye guterwa noneho n'abantu bazaba baduhatira kugira ngo tubasenge kandi twubahirize amategeko yabo. Ariko ibyanditswe bitubwira ngo umubare w'iyo nyamaswa mufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu. Abantu muri iyi si rero bazigira Imana, abantu bazigira abantu basengwa, ngo niba tudakoze ibyo bashaka batwice. Aha rero bavandimwe, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, bazayiramya, baramya iyo nyamaswa. Inyamaswa rero azaba ari ubutegetsi bw'isi buzahatira abantu gukurikiza amategeko y'abantu atari amategeko y'Imana. Aha rero tubona yuko ni ukuvuga ngo ni systeme. Umuntu wese ukomeza gukomeza kurenganya muri iyi si, akaba yaba mu nsengero, niba uzi ko usenga ukaba uri mu rusengero uri umupasiteri cyangwa se uri umukuru w'itorero cyangwa ukaba uri umuyobozi mu itorero, ukaba uzi ko urenganya abantu, uba uzi neza yuko mu gihe gikwiriye ntawe uzakurenganya, ahubwo igihe gikwiriye kigeze ugiye gufata umurongo wa nyawo, ukurikira umurongo w'abandi rwose w'abarenganya abandi. Ni ukuvuga ngo hari inyamaswa imwe ariyo muntu, ari we muntu uzaba ari ku ruhembe rw'imbere, uzaba urangaje iyo systeme. Iyo systeme ariyo yitwa inyamaswa. Iyo systeme izaba irimo abantu bose barenganya abandi cyangwa se bagendera mu murongo wa Satani. Ni ukuvuga ngo rero aho uri hose wibaze ngo iwaba uri wawe mu rugo, mbese uribaza ngo ntawe uri kurenganya. Niba uzi ngo hari umuntu uri kurenganya, umenye ngo nta karengane kazakugeraho, ahubwo igihe gikwiriye kigiye kuza, uzafata umurongo ukwiriye rwose ukurikize abandi mu kurenganya. Imana rero idufashe kugira ngo amazina yacu abe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Iyo ugiye kureba muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza wa 2, hari amagambo avuga ngo, Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2, hari amagambo avuga ngo, Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Bavandimwe, ahangaha mwumva yuko ntago ibyanditswe byera bitubwira ngo abantu bazaba bameze gutya na gutya nibo bazarokoka. Oya, ibyanditswe biratubwira ngo nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Ubu ni ubwa kabiri twongeye gusoma iki gitabo rero abantu bacyanditsemo nibo bantu bose bonyine bazabasha kurokoka.
kandi ibyanditswe bitubwira yuko iyi rwose marayika Mikayeli ari we ugereranya Yesu Kristo, ujya ahagarikira abantu bawe, azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Bantu b'Imana, ibi bihe turimo biri kuducira amarenga y'ikindi gihe kidutegereje. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Umwami Imana adufashe kugira ngo amazina yacu abe yanditswe muri iki gitabo. Usomye mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa mbere, hari amagambo avuga ngo, rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa mbere. Rwa mbere rwa Timoteyo, rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere, hari amagambo avuga ngo, iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba, ni mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere, hari amagambo avuga ngo, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibyanditswe bitubwira imico yose izaba iriho hano hasi, kuko abantu bazaba bikunda. Murabona uburyo abantu bikunda muri ino minsi, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza. Ibi rero niyo mico yuzuye muri iyi si ya none. Rero niyo mpamvu ibyanditswe byera byatubwiye ngo abantu hazabaho igihe, hazaba hariho ibihe birushya. Bavandimwe rero, mureke twese tubashe gukanguka, twumve neza ikintu Imana irimo kutwigisha uyu munsi wa none. Umutwe w'icyigisho cyacu wavugaga ngo coronavirusi, ibihe bidasanzwe bidutegereje. Bavandimwe rero, dusubikiye aha ngaha tubabwira ngo muzirikane yuko ibihe biri imbere ari byo bibi cyane kurenza coronavirusi. Mwibuke yuko ibyago 7 bitegereje iyi si. Mwibuke yuko imyuka y'abapfuye itakira munsi y'igicaniro, kandi mumenye yuko igihe kizagera Imana igahorera iyo myuka y'abapfuye. Igitegerejwe gusa ni ukugira ngo umubare w'imbata z'Imana wuzure. Uyu munsi wa none rero tubwirwa yuko coronavirusi ishobora kuba yaraturutse mu ducurama, abantu bashobora kuba barariye uducurama, cyangwa se mu nzoka. Baracyashidikanya uburyo yaba yaraje ikinjira mu bantu. Gusa ikigaragara ni uko abantu bakomeza kwanga gukurikiza amategeko y'Imana no kurya ibidakwiriye kuribwa. Umunsi wa none rero bavandimwe, mureke tugaruke no ku mategeko y'ubuzima. Abantu bakomeze kubahiriza n'amategeko y'ubuzima. Ibyanditswe byera bitubwira yuko Imana yari yahaye Adamu na Eva kurya ibimera. Mureke rero Umwami Imana dushoboze gukomeza gukurikiza amategeko ye, yaba ay'umwuka yaba n'ay'umubiri byose, kugira ngo ijwi ry'Imana rikomeze kuvugira mu mitima yacu, kugira ngo mu Mwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Mureke twicishe bugufi dusenga Imana. Data wa twese, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana y'urukundo. Tugushimiye ko Data wa twese amagambo yamaze gutambuka no kunyura mu matwi yacu, uduhe gukomeza kuyakurikiza no kuyumvira. Kandi Mukiza mwiza, uduhe kugira ngo dukomeze kugira imyiteguro ihamye kandi ifatika, kugira ngo amazina yacu abe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, igihe gikwiriye tubashe kurokoka, kandi imyuka yacu ifatanirize hamwe n'imyuka y'imbata zawe zahowe izina ryawe no kuguhamya, kugira ngo dutakire hamwe, kugira ngo Umwami wacu Kristo abashe kugaruka acungure isi ya none burundu. Ndasenze nisabira nsabira n'abantu bose babashije kumva aya magambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.